cyane. Hari imibereho mishya iyo muri Kristo Yesu. Hari nubwo bimeze gutyo, umukristo wese mu rugendo hari ibintu byinshi ahura nabyo bimunaniza kandi bikamuca intege. Ibigeragezo ni rusange, amakuba ni musange, ibibageraho natwe bitugeraho, ariko se bidutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Inzara yateye, abagiye kwihakana Imana bagiye kuba benshi. Yesu nashimwe, turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amazina ni yayandi na Adeline Evangeliste. Imana mu ijuru komeze kubishimira, ndabakumbuye, ndabakunda. Rero karibu kuri kamera za Isezerano TV. Hahandi tujya duhembukira tuvugira ijambo ry'Imana, imitima yacu ikabohoka, imitima yacu kongera ikuzuramo umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero abakunzi banjye, abakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amahoro Yesu atanga akomeze abe muri mwe. Uwiteka akomeze abanezerwe kandi Uwiteka akomeze abishimire. Rero ndabasuhuje cyane, n'ukuri Imana y'amahoro ibahereze umugisha kandi bakomeze. Ndabakunda, ndabishimira kandi muri inshuti zanjye. Nanjye ikinsubizamo imbaraga nuko mba mbona mumpamagara mukanyandikira tukaganira, kandi ndabizi bizajya birushaho kugenda neza. Rero Uwiteka akomeze kubana namwe. Ndasuje abarundi cyane, abarundi murankunda mukabinyereka. Imana nibane namwe kandi bakomeze muri byose, nitutagwisari tuzasarura. Suhuje abantu bari hirya no hino mu mpande zose zitandukanye z'isi, abamamagara, abo tuvugana, abo tuganira, nukuri ndabasuhuje. Imana nikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubishimira no kubanezererwa. Rero tugeze mu masaha meza y'ijambo ry'Imana, tugarutse kuvuga ijambo ry'Imana. Niko kazi kacu, nicyo kidutera imbaraga, nicyo kidusubiza imbaraga mu buzima, kuko nta jambo ntituriho, nta Mana nta buzima, mbese nta kindi kintu twakwishobora, nta nicyo twakwishoboza, nta Mana iri muri twe. Rero tuje kuvuga ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Mbere ya mbere Imana niyo dushyize imbere, Imana niyo tubanje muri byose, Imana niyo. Reka dusenga Imana. Imana amahoro bagire neza, Imana data wa twese, Imana ishoboye, Imana ihambaye, udata wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka, ushoboye byose Mwami w'abami. Ndagushimye kandi ndaguhimbaje, gushimiye neza witarondoreka, imbabazi zawe Mwami Imana nzima. Aya masaha rero turakwinyize nyagora ku ngoma Imana, kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi tugirire neza. Dusengeye imitima iri hirya no hino Mana inyotewe n'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, kugira ngo ukomeze kuyikomeza, ukomeze kuyigirira neza muri byose. Amahoro utanga akomeze kuba muri bo, mu izina rya Yesu. Bafate kandi bakomeze ubagirire neza Mana. Abari bananiwe, abari basubiye inyuma, abari bacitse intege, ukomeze kubana nabo kandi ukomeze kubakomeza. Urakoze rero turagushimiye, ni mu izina rya data wa twese dusenze twizeye, kuri bukomeze kubana nabo kandi ukabajya neza. Amen. Rero muri byose dushima Imana, ko ari Imana ikomeje kuturinda. Duciye muri byinshi bitandukanye, duhuye na byinshi bitandukanye, ariko Imana yakomeje kuba mu ruhande rwacu. Dushima Imana rero ko twongeye guhura tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Dushima Imana ko twongeye kubonana, Satani atatwishimye hejuru. Haleluya. Dushima Imana y'amahoro ko ari Imana igira uko ibigenza bikemera, yivuze biraba, yategeka bigakomera. Nukuri duciye muri byinshi bitandukanye, isi nyuze mu nzira nyinshi zitandukanye, ariko dushimiye Imana ko tugihagaze tukivuga izina ryayo. Hari benshi batembanywe n'umuraba, hari benshi bahagaritse, hari benshi babivuyemo, ariko twebwe dushimiye Imana ko tukibirimo kandi tugikomeje inzira y'urugendo, tugikomeje inzira y'agakiza. Kristo rero akomeze kubakomeza kandi akomeze kubahereza imbaraga zidasanzwe mu gihe gisa nk'iki isi yamaze gucura umwijima. Icyo ukeneye ni ukwegerana na Yesu ugasenga, icyo ukeneye ni ugusaba Yesu akanya ukabasha kwegerana nawe, kugira ngo mu gihe gisa nk'iki Satani atakwishima hejuru, ahubwo wowe wishime hejuru y'abazimu n'abadayimoni, wowe wishime hejuru y'ibyakurwanyaga, wowe wishime hejuru y'ibyakurushyaga, kubera ko Yesu ari mu ruhande rwawe, umubisha ntawe. Reka rero twinjire mu ijambo nyirizina. Ijambo ry'Imana nshaka ko dusoma ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma.
Abaroma ni igice cyaho cya 8. Turasoma umurongo wonyine umwe wa 35. Haravuze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Reka dusubiremo. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, ni cyangwa se ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni amakuba, ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Imana ishimwe cyane. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni ibyago, mbese ni amakuba, mbese ni ibigeragezo, ni ukurenganywa, ni amagambo menshi. Imana ishimwe cyane. Hano hari mu gihe cyari gikomereye Pawulo. Imana ishimwe cyane. Ni mu gihe Pawulo yabonaga ko abantu basubiye inyuma cyane. Ni mu gihe Pawulo yabonaga ko abantu basubiye inyuma mu mutima. Ni igihe cyari kiriho cy'ubuhenebere. Ni igihe ibyago n'amakuba byari bibaye byinshi, abantu bakarushaho kugwiza gusubira inyuma aho kugira ngo bagwize gusubira imbere. Pawulo rero arabireba, arabyitegereza, arangije yicaza abakristo, arangije atangira kuganiriza abantu b'i Roma. Arabaza ngo mbese ni iki? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Dukurikije inzira zose twanyuzemo, tugakurikiza imibereho, utekereza aho wavukiye, utekereza aho waturutse, utekereza inzira zose wavuyemo. Ese aka kanya none bigenze gutya? Aka kanya intambara zibaye nyinshi, aka kanya ibigeragezo bibaye byinshi, aka kanya amagambo abaye menshi ahagurutse. Arababaza ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Imana ishimwe cyane. Hari imibereho mishya iyo muri Kristo Yesu. Hari nubwo bimeze gutyo, umukristo wese mu rugendo hari ibintu byinshi ahura nabyo bimunaniza kandi bikamuca intege, ariko ibyo ngibyo ntibivuze ngo kuko bimutandukanyije n'iki n'urukundo rwa Kristo. Pawulo narangije avuga ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni ibyago? Ibyago ko bibaye byinshi, umuturanyi ko apfushije nawe ugapfusha, ko bibaye rusange, ese ibyo bidutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Imana ishimwe cyane. Arabaza ngo mbese ni amakuba, mbese ni ibigeragezo, mbese ni ukurenganywa? Ibigeragezo ni rusange, amakuba ni musange, ibibageraho natwe bitugeraho, ariko se bidutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni ukurenganywa? Ese ko akarengane kabaye kenshi ahantu hirya buri wese agufashe w'ijambo, ese ko uhugujwe utwawe wari warakorewe, ese akazi ko wirukanyweho biri mu mupango bataguteguje, mbese ibyo bigutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Imana ishimwe cyane. Nanjye ndi kubaza ngo mbese ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ukurenganywa? Ni inzara nyinshi yabaye nyinshi mu gihugu, inzara yateye, abagiye kwihakana Imana bagiye kuba benshi. Ariko nshuti yanjye, ese inzara igutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ese inzara kwibagiza amasezerano wagiranye n'Imana? Ese inzara kwibagize imihigo wari waraheranye? Warahira Imana kuzayirimbira mu mvura ndetse no kuzuba, urahira Imana kuzayikorera ushonje udashonje, urahirira Imana uzabana nayo mu gihe gishoboka n'ikidashoboka. None nshuti yanjye kubirambitse, none nshuti yanjye kubivuyemo, mbese ubihariye nde? Ese umurongo uvuyemo n'indi uhagazemo? Reka mbabwire, niki nshuti yanjye, niki mu Kristo wa none, niki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ko ari igihe warwaye ukagerayo ugasenga Imana ngo Mana niwankiza nzagukorera. Ko ari igihe byakomeye mu rugo iwawe ukabwira Imana ngo Mana nundenge nzagukorera. Ese kuyikorera bigeze hehe? Ese ugereje ukorera Imana? Nyamara Imana irakubaza nanjye imbaza, mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni uburwayi? Mbese abarozi barakuroze barakugerageje?
ibyo ntabwo byagutandukanya n'urukundo rwa Kristo nshuti yanjye. Ibyo ntibikagutandukanye n'urukundo rw'Imana. Imana ni urukundo kandi n'abayisenga bagomba kwisengera mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Hoya nta kintu twabona cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana yagiye ibana natwe mu gihe cyari gikomeye. Imana itwambika twari twambaye ubusa. Imana itugaburira twari dushonje. Imana iduhereza ijambo tutaragiraga ijambo. Imana itugarura mu bavandimwe bari baraducitseho. Haleluya, haleluya. Nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana nshuti yanjye. Komera kandi ushikame nubwo bimeze gutyo, nubwo uri kugeragezwa cyane, ahubwo komera. Urukundo rw'Imana ruracyahari, urukundo rwa Kristo ruracyahari. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iracyari mu ruhande rwacu. Imana iracyadushyigikiye. Imana iracyadukomeje. Yesu abahereza umugisha. Nababwiraga ngo ntihagire ikintu na kimwe kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nakubwiraga ngo ntihagire ikintu na kimwe kikubuza kubana n'Imana. Nakubwiraga ngo ntihagire ikintu na kimwe gituma ucogora mu gukorera Imana. Ahubwo wongere usubiremo imbaraga, wongere usubiremo intege, wongere usubire ku munara. Imana ibane nawe, Imana igukomeze, Imana ikugirire neza. Nitutagwa isari tuzasarura. Nubwo bimeze gutyo rero mu gihe nk'iki gikomeye ntagire ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ahubwo wongere usubize amaso inyuma, urebe igihe yakurengeraga abantu bari bakuvugirije induru, urebe igihe yakurengeraga abantu bari bazi ko bitazashoboka, urebe igihe yakurengeraga abantu bari bazi ko rusenyutse birangiye, urebe igihe yakurengeraga abantu bari batangiye gutora amadebe ngo bakuvugirize ariko ntibabone uburyo bayavuza. Urwo ni urukundo rw'Imana. Rero wigera mu gihe nk'iki gikomeye mwumve ko watandukana n'urukundo rw'Imana. Yesu abahereza umugisha kandi abakomeze. Turi kumwe. Shalom, shalom. Yesu abagirire neza.